God bless you. Mwiriwe neza mwese. Good afternoon, everybody. Amahoro y'Imana abane namwe. May the Lord's peace be upon you. Nakiriye Sandrine. Amen. Kugira ngo dusangire uyu mugisha w'uyu munsi. Murakoze. Shimye Imana mu mutima wanjye. I thank God in my heart. Kuko yashimye yuko ari je ngabura ibyayo kuri uyu munsi. For he found it worth it for me to bless you today with the word of God. Nkaganiriza ubwoko bwayo. Share with his people ukuri kw'ijambo ry'Imana. the truth of the word of God. Nabo bakabaturwa ku bwayo. So that they all be delivered. Izina ryayo rihabwa May icyubahiro. the Lord's name be praised. Shimiye n'umushumba mukuru w'amatorero ya BETHESDA. I thank the Bishop of Bethesda Holy Churches. Kuko ari we utugena mu mirimo. For he's the one who leads all of us. Kubwo kumvira umwuka ahabwa icyubahiro. For hearing the Spirit, God bless Kandi you. ahabwa umugisha And may he rwose. be blessed abundantly. Dushimiye n'abandi bakozi I b'Imana thank associate pastors mu ngeri in zitandukanye. different ways. Abakozi b'Imana, abapasiteri, abadiakoni, abanyamasengesho, mwese muba mwasengeye uyu murimo kugira ngo Imana yigaragaze muri wo. Pastors, interceders, deacons, everybody who prays for this work, may God bless you. Ndabashimiye namwe mwateranye uyu I munsi. thank you, you who made it to church today. Kuko iyo mutahaba ntitwari kubona abo tubwira. Had you not been here, we wouldn't have preached. Imana y'amahoro ibaha umugisha. May the Lord of peace bless you. Kandi uyu munsi ubagirire umumaro. And may today be useful into your life. Izina ryayo niryubahwe. May the name of God be praised. Tugiye kuganira amagambo y'Imana. We're going to hear the word of God. Murabizi twebwe nk'abarokore. You know us believers. Uyu ni umunsi twibuka ko hari isezerano ryasohoye. This is the day we remember a covenant that was fulfilled. Ni isezerano ryo koherezwa Umwuka Wera. The covenant of receiving the Holy Spirit. Nk'uko byari byaranditswe kandi nk'uko Kristo yari yabisezeranije abigisha. As it was written and as Christ has told his disciples. Nk'uko data yari yarabigambiriye kandi. As the Father had planned. Hanyuma agasohoza isezerano rye. And fulfilled his promise indeed. Ntabwo umunsi wa Pentecote wabaye uyu munsi. The Pentecost day is not today. Ariko twebwe turabyibuka nk'aba Pentecote nyine. However, we remember as Pentecost. Twebwe twabyawe n'umwuka. Us who were born by the Spirit. Niyo mpamvu uyu munsi tuguha agaciro. That's why today is celebrated. Ariko ubundi dukwiriye kuba abanyamwuka iminsi yose. However, we should be the one of the Spirit every single day. Tukaba aba Pentecote ba buri munsi. Be Pentecostals every single day. Kuko uwabyawe akwiriye kubaho. The one who was born deserves to live. Kandi tukabaho mu buryo bw'umwuka. And live in a spiritual life. Izina ry'Imana yacu rishyirwe hejuru. May the name of the Lord be glorified. Rero kuko uyu munsi hari icyo twibuka. For today we remember something. N'ubundi nicyo tugiye kuvugaho. That's what we're going to talk about. Tugiye kuvuga ku Mwuka Wera n'umumaro wawo. We're going to talk about the Spirit and Kugira its ngo utility. abatazi aho bituruka, batazi umumaro w'uwo mwuka, naho wavuye babyumve. So that whoever don't know where the Spirit comes from will know today. Izina ry'Imana niryubahwe nanone. Praise God. Hanyuma tugiye gusoma amagambo y'Imana. We're going to read the word of the Bible. Kuko ibyo tuvuga nta handi tubikura uretse muri iri jambo. Because everything we talk about is written. Ni ikintu gikomeye cyane kuko iri jambo ryose amagambo arimo n'ubundi yahumetswe n'Umwuka Wera. Everything was written by the Holy Spirit. Yandikwa n'abantu ariko ayo bayobowe n'Umwuka Wera. It was written by humans, but they were led by the Holy Spirit. Niyo mpamvu aya magambo ariyo yatubyaye. That's why the word born us. Bivuga ngo twabyawe n'Umwuka. We were birthed by the Holy Spirit. Ni nayo mpamvu ariyo adutunza ariyo anaturera. And that's why it's the one that leads us. Icyabyawe n'umubiri gifite ibigitunga. Whatever was birthed by flesh Ariko has, icyabyawe n'umwuka nacyo gifite ibiryo byacyo. and whatever was birthed by the Spirit has its food. Ubugingo butungwa n'ijambo. And then we shall live by the Niyo word. mpamvu ari ryo tugiye kuvuga. That's why we're going to talk about the world today. Dusome ijambo ry'Imana. Let's read the word of God. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwa Yohana. We shall read in the book of John, Ibice 16 umurongo wa 7 chapter 6, verse 7 n'uwa 13. and verse 13.
reka Pastor Sumta dufatanye guhabwa uyu mugisha. Kadusome mu izina rya Yesu. Ubutumwa bw'Isko bwanditswe na Yohana bice 16 umurongo wa 7 dusome n'uwa 13. Ariko ndababwira ukuri yuko kizagira icyo kibamarira ari uko ngenda. Ndababwiza ukuri yuko kizagira icyo kibamarira ari uko ngenda. Uwo ni Kristo abivuga. Kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri. Nintagenda umufasha atazaza aho muri. Ariko ningenda yego nzamuboherereza. 13. Uwo mwuka w'ukuri naza. Uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose. Azabayobora mu kuri kose. Kuko atazavuga kubwe. Ntabwo azavuga kubwe. Ahubwo ibyo azumva n'ibyo azavuga. Ibyo azumva ni ijuru, ibyo azumva n'ubwami n'ibyo azavuga. Kandi azababwira ibyenda kubaho. Azanababwira n'ibyenda kubaho. Amen. Reka dusome n'ubundi mu byakozwe n'intumwa. Let's read in the book of Acts. Igice cya mbere murongo wa 3 kugeza kwa 6. Verse 3 to 6. Byakozwe n'intumwa igice cya mbere murongo wa 3 tugeze kwa 6 dusome mu izina rya Yesu. Kandi abo ku buhanga bw'ibyuma nabo tujyane. Amaze kubabazwa ababonekera ari muzima. Amaze kubabazwa ababonekera ari muzima. Atanga ibimenyetso byinshi. Atanga ibimenyetso byinshi. Agumya kubabonekera mu minsi 40 avuga iby'ubwami bw'Imana. Aguma kubabonekera mu minsi 40 abasura avuga iby'ubwami bw'Imana. Nuko bateraniriza hamwe abategeka kutava i Yerusalemu ati ego ahubwo murindira ibyo data yasezeranije. Nimuveyo murindira ibyo data yasezeranije. Ibyo nababwiye. Kandi narabibabwiye. Kuko Yohana yabatirishaga amazi. Yohana yababatirishije amazi. Ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa Umwuka Wera. Mu minsi mike muzabatirishwa Umwuka Wera. Amen. Kabiri rimwe kugeza kuri 4. Kadusome byakozwe n'intumwa 2 bice 2 murongo wa 2 tugeze kuri 4 dusome mu izina rya Yesu. Murongo wa 1 tugeze kuri 4. Umunsi wa Pentekote usohoye bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Nuko umuriro ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane. Ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane. Bya bindi bariho baririmba. Ukwira inzu bari bicayemo. Ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro. Ego. Ururimi rujya ku muntu wese muri bo. Yego. Bose buzuzwa Umwuka Wera. Bose buzuzwa Umwuka Wera. Batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko Umwuka yabahaye kuzivuga. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Tugiye kuganira ya magambo n'ayandi wenda tuza kuvugaho. We are going to discuss about these words and others that will come. Nababwiye ngo tugiye kuvuga ku Mwuka Wera. I've told you we're going to discuss about the Holy Spirit. Mu bantu twebwe abakristo, As believers, tuzi Imana mu butatu ntabyo twirwa tubabwira. we know the God of Trinity. Hari Imana Data, hari Imana Umwana n'Umwuka Wera. There is God the Father, God the Son, and God the Spirit. Bivuga ko n'Umwuka ari Imana. Which means the Spirit is God Himself. Mu buryo bw'imbaraga, mu buryo bw'imirimo. In the mighty way and in the deeds way. Ibyo dusanzwe tubizi. We know that already. Ariko role y'uyo Mana mu butatu zigiye zitandukanye. However, the role of God in the Trinity has different powers. Ariko byose bihuriza mu Mana imwe. But everything is one God. Ari naho wenda bari bene data hari ababyumva yuko bagira ngo dusenga Imana eshatu. That's why some of the people think we pray 3 gods. Ariko dusenga Imana imwe mu butatu kandi busobanutse. We pray one God in a holy Trinity. Tuvuze Umwuka Wera w'Imana. We spoke about the Holy Spirit. Ntabwo twavuga uyu mwuka kugira ngo mubyumve neza tutatangiriye mu itangiriro ryo kurema. We can speak of this spirit without starting from Genesis. Mu itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26 Genesis chapter 1 verse 26 na 27 and 27. Imana yaravuze God said, ngo reka tureme umuntu usa
natwe. Let us make man in our image. Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho. God said, a man in our image, Ishusho yacu our likeness, ase natwe. so that he looks like us. Batware amafi They will have dominion yo over mu fish nyanja of sea, n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere over the birds of the air, n'amatungo the herd, n'isi yose and the whole earth, n'igikururuka cyose all hasi. the rampant. Aha hantu mufate n'isi yose batware isi yose. Have dominion over the earth. Ubwo murumva ko ari ubutware twari duhawe bwo gutwara isi yose. That's the dominion we've been given to govern the world. Ubwo butware The dominion we're talking about, umurongo wa 27 in verse 27, Imana itubwira ko ariko yabigenje. God says he did so, Itanga ubwo butware kandi ku bagabo n'abagore. gave dominion to both men and women. Niko ijambo ry'Imana rivuga. That's what the word of God says. Kuko Imana yari yaremye umugabo n'umugore. Because God has created man and woman. Kandi izi ko bose bazaba cyangwa ishaka kubagira abagabo nyabagabo bo kuyihamya. And he knew those were his servants. Iyo ijambo ry'Imana rivuga ngo bagire ishusho yacu, When the word of God says they should have our likeness, ntabwo bivuga ibi by'inyuma physically. it doesn't mean the physics, the Iki kintu muri kubona inyuma the thing you see. biravuga umuntu w'imbere ukora nk'iby'Imana ishaka. It means the eternal man who does what God wants. Umuntu uzabona Imana ubugingo buzima. The one that shall see God. Kuko yari izi ko izatura mu bagufi, Because he knew he shall dwell in the short, yari izi ko izatura mu barebare, he'll dwell in the tall ones, yari izi ko izatura mu banini, in the wider ones and yari big izi ko ones, izatura mu bananutse, in the thin ones, yari izi ko izatura mu bazungu, mu moko yose muri make. whites and all people across the world. Rero yavugaga ishusho yindi. So he meant something else, not the one we Ishusho see with y'imbere eyes. izabona Imana. The internal man, the Ngo one that will see reka God. tureme umuntu Let's create man in our agira image. ishusho yacu ase natwe, In our image. hanyuma tumuhe ubutware bwose bwo mu isi. And let him have dominion over the earth. Imana niyo yaremye isi, God created the earth. kandi ijuru ni iryayo. And heaven belongs to him. Ariko mu kurema iyo si yayiremye kugira ngo bigende gute? However, why did he create the earth? Yayiremye kugira ngo iyikoreremo, It was for him to operate over the earth. igaragaze ishusho y'ubumana mu isi, Show his greatness in earth. igaragaze imirimo yayo mu isi, Show his deeds in earth. iyidomine, iyigire koloni yayo. Have dominion and make it his colony. Hanyuma ariko Satani ntiyabyemera. However, the devil didn't allow that to happen. Kuko mu gice cya kabiri Because in the second chapter cyo mu itangiriro of the book of Genesis, niho ijambo ry'Imana ritubwira yuko that's where the word of God says Imana yakebye ingobyi ya Edeni, God created the Eden, ishyiramo Adamu na Eva, put Eve and Adam, ibaha ibyo gukora, ibaha ibiti byose by'imbuto zose, ariko ishyiramo n'igiti cy'ubwenge cyo kumenyesha ikibi he n'ikiza. gave them everything but created the tree of wisdom and says you shouldn't touch this. Irababuza ati ibintu byose murabyemerewe, ariko iki giti nimukiryaho no gupfa muzapfa. He allowed them to have dominion over everything but said if you touch this tree you shall die. Tayari ubwo urupfu narwo iyi Imana ivuze ikintu burya kiba kibaye, urupfu narwo ruba And rurarimo. there death was created as well. Hanyuma babaho, They lived there, ariko bageraho bararengwa. but then problems came. Hanyuma Satani arabegera, The devil came close. kandi yari yarababwiye ko bamwumvira, yajyaga n'abasura murabizi. And then God has said you should only hear to me. He even visited them. Ariko Satani arabasura ababwira ko Imana yababeshye. The devil visited and say God lied to you. Ababwira kurya kuri cya giti Imana yababujije. And told them to eat on the fruit that was Hanyuma prohibited. bamaze kukirya, Upon eating it,
uko byagenze murabizi bisanze bambaye ubusa aho niho urupfu rwatangiye. You all know the story. They found themselves naked. That's when death came. Sininjira muri byinshi byuko Imana yabasanze icyo gihe. I don't want to dwell on the story. You know it already. Ariko aho bari batangiye kugomera Imana. But that's where the journey has started. Ubundi Imana yari yababwiye ko ari igomba kubayobora. The Lord has said He will be their own leader. Kandi yaranabasuraga rwose ntacyo bari babaye. He will visit him often. Ariko bumva bashaka ku independence yabo. But they felt that they wanted independence. Bashaka kwigenga. They wanted to be independent. Bashaka gukora ibyo Satani yababwiye n'ibyo bashaka. And they wanted to do whatever they wanted on their own. Tayari ubwo bari bitandukanije n'Imana. They had separated themselves from God, the Creator. Kuko Imana yacu Because our God n'umuremyi wacu tugomba no kumwumvira. is the Creator and we ought to listen to Him. Hanyuma baravuga bati twebwe turigenga. They say we are independent. Icyo gihe umwuka abavaho. That time the Spirit left. Hanyuma batangira kugirana ikibazo n'Imana. And they started having conflicts with God. Imana yari yararemye umuntu yumva azabaho neza. God had created man with intention of making him live well. Ariko burya Imana igira nayo plan B. But sometimes God do have a plan B. Burya kiriya giti kimenyesha cy'ubwenge kimenyesha ikibi n'icyiza. That tree that was in the middle of Eden. Iyo batakirya nta cyari kubaho rwose nta mategeko yari kutuzaho. Have they not eaten the fruit, there would be no laws. Kubera iki iyo hatari ikibi n'icyiza ubwo ibintu byose byari byiza. Because when there is no sin, everything is allowed. Amategeko yaje guhana ibibi. Laws came to punish. Ubwo amategeko abaraza. So the laws came. Abana b'abantu batwarwa n'amategeko. We became the son of men that are ruled by laws. Kubwasogokuruza Adamu. Because of Adam. Niyo mpamvu nyuma yaho ubona ibyaha byahise bitangira. That's why you see the sins started right after. Kayini atangira kwica Abeli. And then they started killing each other. Kuko icyaha cyari cyamaze kwinjira. Because sin had entered the story. Hanyuma Imana irareba. God looked Iravuga ati aba bantu ndabagenzane. and said, what can I do? Niko gutangira gupanga. That's when he started planning. Aravuga ngo ntabwo nanone sinareka abana banjye. Said, I can't leave my sons and my children. Ubundi Adamu wa mbere. The first Adam. Mwiremwa rye nta cyaha cyari kirimo. In the creation there was no sin. Kuko ntiyavutse we yararemwe. Because he was not born, he was created. Niyo mpamvu Imana yari ije ikamuturamo. That's why God dwelled in him. Kuko Imana ikeneye ahera itura. Because God lives in the holy places. Hanyuma ariko arigomeka. But he sinned. Hanyuma Imana yagombaga gukora ibindi. And God had to find other ways. Nababwiye ngo I've told you, dukurikije uburyo Imana yashakaga. if we reminisce on the plan of God, Yashakaga kugira isi. he wanted to have an earth. Koloni yayo ini koloni. He wanted to make the earth his colony. Sinzi uko mubyumva ariko nimbivuga murabyumva. Koloni ni ikintu ni ijambo ry'igifaransa ariko muraryumva neza. I will explain more. Nk'ubu Abadage n'Ababirigi baradukolonije twebwe nk'u Rwanda. For instance, us Rwandans were colonized by Dutch and Belgians. Hanyuma abambere babaye Abadage abakabiri baba Ababirigi. The first country was Germany and the second one was Belgium. Ababirigi baradukolonije n'imyaka myinshi nk'imyaka 46. Belgians colonized us for 46 years. Iyo usomye l'histoire du Rwanda. Whenever you read the history of Rwanda. Hanyuma muri koloni rero mu gukoloniza. So through colonization, ntabwo umwami w'Ababirigi yaje gutura mu Rwanda. The king of Belgium didn't come to live in Rwanda. Ahubwo bohereje guverineri. However, he sent governors. Ariko governor bohereje mu Rwanda. The governor that was sent in Rwanda. Murabizi hari uburyo yakoraga Rwanda Burundi murabizi byose muri aka karere. You know, he was operating in the East Africa. Yexekitaga cyangwa yakoraga ibivuye mu Bubirigi. He will execute whatever was coming from Belgium. Amabwiriza yabwo niyo yazanaga mu Rwanda. The laws of Belgium came to Rwanda. Nyamara twebwe twari turi igihugu cyitwa Rwanda. Yet our country still remained Rwanda.
hanyuma byose ibintu ururimi ruraza, The language came, imyambarire iraza, the style came, uburyo bwo kubaho buraza, the mode of life changed, the hanyuma lifestyle. n'idarapo ry'igihugu. Even the flag of the country. Nasomye aya mateka nsanga hazamukaga iry'Ababiligi I read the history and only the flag of mu Belgium was gihugu raised cyitwa u Rwanda. in a country called Rwanda. Cyari gifite kurere eshatu, It had 3 colors. hari umukara, There was black, hari umuhondo yellow, n'umutuku. and red. Ubwo bakajya bazamura idarapo yabo. That was the flag that was raised. Bashatse ko twiga ururimi rwabo, They wanted us to learn their language. nk'uko abakolonijwe n'Abongereza bo bizi Icyongereza, As the one who've been colonized by the UK speak ariko English. twebwe twiga But Igifaransa. for us, we learned French. Kubera iki Why? byabaye bityo? Why was it so? Nuko abadukolonije, It was because the colonizers, ubwami bwadukolonije bufite ururimi rwarwo, the kingdom that colonized us, has its own language. cyari Igifaransa. That was French. Imana yashakaga iki? What did God want in the first place? Yashakaga ko natwe tuba koloni yayo. He wanted us to be his colony. Ituye mu gihugu cyo mu ijuru, He lived in heaven, ariko igakontorora igihugu cyo mu isi kuko yo ari icyayo. but would control the earth because it's his. Nifashishije kolonizasiyo muzi, So I tried to use the ariko colonization, itandukanyeho gato n'iby'Imana, nako but biranatandukanye. it's different from God's. Imana yo yiremeye isi, God created the earth ariko himself, bariya badukolonije nta naho duhuriye. but the one who colonized us, we do not Buriya ni belong to them. Uburayi, natwe turi Afurika, Because they are Europe, we are Africa. ariko kubera akarengane k'isi But because of the earth, the world, niyo mpamvu bo badukolonije. that's why they colonized us. Ariko Imana yo However, God, yashakaga kuzana ubwami bwayo mu he isi, wanted to bring his kingdom to earth kuko ari byo byari kutugirira umumaro. because that would have been useful to us. Iravuga ati muzagendere mu He byanjye, said, you should work under my rules. muzumve ibyo ijuru rivuga. Listen to what the heaven says. Ijuru ni igihugu The heaven is a country gifite ubuyobozi nk'uko isi ari igihugu. that has a leader as the earth is a country. Haleluya. Hallelujah. Ubwami rero bwo mu ijuru The kingdom of heavens bwagombaga kugumana n'ab'Imana yaremye, was supposed to dwell with the one God has created, ariko ntibyashoboka kubera icyaha. but it changed because of sin. Imana iravuga iti ntabwo ndeka ngo abanjye bapfe gutyo, God says, I won't leave my people to die. ndashaka uko mbarengera. I want to redeem them. Yohereza Yesu, He sent Christ, Adamu wa kabiri, the second Adam, kugira ngo avuke uburyo nabwo butandukanye n'ubwo umwana w'umuntu avuka, so that he gets born in a different way as human. butandukanye n'uko navutse jyewe n'uko we wavutse. Different from how you and I were born. Azanwa n'umwuka mu mugore witwa Mariya, He was conceived through the Spirit in the belly of Mary. ariko ntiyabyarwa n'ubushake bw'umugabo n'umugore uko He was bahura. not born through intercourse. Imana izana ishusho yayo iyishyira mu nda y'umugore, God brought his image and put it in someone's belly kugira ngo azavuke yambaye umubiri ariko uzira icyaha. so that he'll be born with flesh but then against sin. Aravuka nk'uko Imana yari yarabigambiriye kandi yabishatse. He was born as God has prevailed. Avuka ari umuntu ariko urimo n'ubumana, avuka ari n'Imana. He was human but he was God as well. Yambara uyu mubiri. He wore flesh. Mu gitabo cy'ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka, In the book of Luke, marayika abwira Mariya akamubwira ngo uzabyara umwana w'umuhungu, the angel told Mary, you shall birth a son, witwa Yesu. you shall call him Jesus. Yaramubajije ngo bizashoboka bite ko ntigeze mbonana n'umugabo. Mary said, how possible is that? I'm still a virgin. Amubwira ko icyo atari ikibazo, And the angel said, that's not a problem. kuko uwo muhungu ugiye kuvuka Because the son that is about to be born atandukanye n'abandi bahungu bavuka ku is bantu. different from all the sons. Ni umuhungu wuzuye ubwami, He's full of kingdom. n'Imana mu muntu. He's God himself. Aravuga ati umwuka w'Imana azakuzaho, He said, the Spirit of God will overshadow you. imbaraga
izisumba byose the zizagutwikira. power of God will overshadow you. Uwo mwana azakomera azima ingoma ya sekuruza Dawidi. The child will be great. Azategeka ubwami butarangira He shall ku ngoma ya Yakobo. He shall rule eternally. Aramubwira ku buryo amubwira uwo ari we utandukanye n'umuntu atekereza uko yavuka. He told him that he will be different in all Mu possible yandi ways. magambo azanwa muri Mariya n'umwuka nk'uko byavuzwe. In other words, he was brought by the Spirit in Mary. Ntiyagombaga kuza nkatwe kuko yagombaga guturwamo n'Imana kandi yari Imana. He wasn't supposed to come like us because he was God. Umwana aravuka. The child was born, Ariko aza kuri misiyo y'Imana but he had a mission kugira ngo twebwe aducungure. so that he redeems us. Kandi ubwami bwanze kubaho ku bwa Adamu wa mbere And the kingdom that did last forever buzaboneke buvuye mu mwana wayo Kristo Yesu. should come through Christ. Araza He came, abyarwa na Mariya, he was birthed by Mary, arakura, he was raised, ageze muri ya myaka 33 n'igice, and when he was 33 and a half, hanyuma aritanga. he gave himself. Yari afite misiyo yagombaga gupfa. He had a mission, he was supposed to die. Amagambo twatangiriyeho The words we started by yo reading mu butumwa bwiza bwa Yohana in the Gospel of John yavugaga ko ubwami bw'Imana buzaza. says that the kingdom of God shall come. Iyo buba bwaraje kuko Kristo yabonetse, Had the kingdom come because Christ was seen, aba yari kuvuga ati byararangiye. he would have said it's over. Ariko nubwo yaje yaraje ahubwo azanywe na misiyo yo kuzazana ubwami bw'Imana. But through he came, he was brought by the mission of bringing the kingdom of God. Yerekezaga kubw'Umwuka Wera w'Imana igihe azagenda azamumanurira akaza agaturana n'abera. He wanted to tell us that he shall come to dwell with the people. Arakura uwo mwana. Belandervaye dekeya arakura. He grew. Hanyuma mu gihe gikwiriye, And in the right time, igihe gisohoye, when the right time came, we ubwe aritanga. him himself gave himself. Nubwo tureba hahandi za nzira zose yanyuzemo, Though we look at his journey, ntabwo abariya bamufashe ku ngufu. they didn't capture him by Nta force. nubwo bamufashe ko bamurusha imbaraga. It was not because he was powerless. Ahubwo isaha ye yari igeze. The time had come. Arabareka ngo bamufate. He let them catch him. Hallelujah. Hallelujah. Mu butumwa bwiza bwa Yohana In the Gospel of John, ibice 10 umurongo wa 17 kugeza kuri 8 chapter 10, verse 17 and haravuga 18, ngo igituma data nkunda says the reason why my Father loves nuko me ntanga ubugingo bwanjye ngo musubirane, is because I give my life for him to take ngo it. ntawe ubasha kubunyaka, Nobody is able to take it ngo away from me. ahubwo mbutanga ku bushake bwanjye, I give it out willingly. ngo shobora kandi no kubusubirana, I can even have it back ngo kuko ari ryo tegeko rya data. because that's the law of the Mu Father. yandi magambo, In other words, kuba baramufashe bakamujyana ku musaraba him being captured and put on the cross, ntabwo byari mu bubasha bw'abariya, it was not in their it was not their ahubwo we way. yaritanze aremera, He gave himself willingly ariko bariya basohoza ibyahanuwe, so that the thing come to pass. baramutwara. They took him. Muribuka Simoni Petero You remember Peter, batangiye gukubita Yesu bari mu nzira, when they started to beat Jesus on their way, yafashe inkota atangira gukata rwa gutwi, he took a sword and cut the ear. hanyuma aramubwira ati sigaho Petero, But Jesus said, stop. aramubwira ati we ntabwo warwanirira ngo bikunde, You can't fight for me. njyewe nshatse aka kanya If I wanted right now, nahamagara regioni y'ingabo z'abamarayika mu gihugu cy'iwacu, I would call the angels from my country nta n'umwe wankoraho, and nobody would touch me. ariko bireke kugira ngo dusohoze ibyahanuwe. However, leave it so that the promise will be Afata kwa fulfilled. gutwi yongera He kumusubizaho, took the ear and put it back. imbaraga ze ziraboneka n'ubumana bwe, And his power was seen. ariko ntibamuretse kuko yagombaga kugerayo. They didn't leave him because he was supposed to die. Icyazanye Yesu ntabwo kwari ukutujyana,
kutujyana mu ijuru What brought Jesus was not only taking us to ntabwo heaven. yesu yaje muri iyi si kugira ngo tuzajye mu ijuru Jesus was not brought to earth to bring us to yaje heaven. kugira ngo ubwami bw'imana buzaze mu isi ijuru n'iryanywa tuzajyayo guturayo ariko yashakaga no kugaragaza ubumana ubwami bw'imana mu isi He came so that the kingdom of God will come to earth. noneho kugarura bwa bwami bwanyagiwe muri edeni noneho bukaza bukima ku bwa kristo Bringing back the kingdom that was taken away by Eden to come to earth because of Christ. amaze gupfa nk'uko yabivuze So after dying, as it was ku written, munsi wa gatatu arazuka on the third day he rose, nk'uko byari byaranditswe as it's been written. ngo amaze kuzuka rero After resurrection, arangije amara iminsi 40 he spent 40 days. agenda asura abigishwa He was visiting the disciples, abiyereka ababwira iby'ubwami bw'imana telling noneho him bugiye about the kuza kingdom of God that was about to come. haleluya Hallelujah. hari abantu turi kumwe bagahaguruka bagatera Are we haleluya together so that you raise a victorious hallelujah? ndabizi aya masaha aragoye I know the time. ndagira ngo mwongere mutere haleluya Raise another victorious hallelujah. kuko ibyo ndi kubabwira birakomeye n'iby'ubwami Because what I'm talking about belongs to the kandi hari kingdom. igihe wibeshya kuri mu bwami utanabuzi And sometimes you're mistaken that you're in the niyo kingdom that you mpamvu don't know. mukwiriye kumenya ubwami twahamagariwe That's why kubamo you need to know about the kingdom. haleluya Amen. iyo minsi 40 arabazenguruka agenda basura babwira He iby'ubwami visited them in the 40 days. mpamvu yari imana The reason why he was God. mbwira undi muntu yigeze azuka akagenda akora nk'ibyo yesu yakoze Tell me another person who was resurrected and did ariko like we Christ. kuko yari imana But because he was God, yabanje kubasura kugira ngo bahore he first visited them kugira ngo bagire ibyiringiro for bizima comfort. avugana nabo akajya agenda akabasura He spoke to them and talked to them. banakinze bakabona ngo uwaraje It was closed and then they would see him kuko come. yari yahindutse umwuka Because he had been a spirit. ahantu hose yarahageraga badakinguye He could enter without opening the door. akavugana nabo Speak rwose to them, ababwira iby'ubwami bugiye kuza telling him about the kingdom that was about to come. akiri kumwe n'abigishwa When he was still with the disciples, mubirebe neza muri kiriya gitabo cya bibiliya read in that book of the Bible. iyo dusoma mu isezerano rya kera Whenever we read in the Old Testament, abanditse biriya bitabo bajyaga bahumekerwa n'umwuka those who wrote the Bibles were led by the Spirit. bakabona ubuhanuzi bakandika And then they will see the prophecy and write. ariko umwuka twumva ko atarari muri bo But we understand that the Spirit did not live in them. ahubwo yarabagendereraga He will just visit. haleluya Hallelujah. ariko igihe cya yesu nacyo However, in the time of Jesus, kiraza when he arrived, kimaze kuza kuko we yarazanye n'uwo mwuka because he came with the Spirit, nta wundi wongeye guhanura kuko umwuka utera guhanura wari uri muri we there was nobody who prophesied again because the Spirit of prophecy lived in him. nta wundi yari gukoreshwa n'umwuka kandi yari yazanye ubutunzi bwose bw'imana buri muri we Nobody else would be used by the Spirit because the Spirit dwelt in him. umwuka w'imana The Spirit of God, ubutunzi bwose bwo mu ijuru all the Spirit of God from bwari heaven bubumbiye mu muntu umwe was dwelt in one man, ari we kristo who yesu was Christ Jesus. imana ubundi itagira aho igarukira The God who is bigger than everything, imana itari limite the God who is limitless, yabaye limite mu mubiri was limited in flesh. kuko aho yarari ntiyagombaga nubwo yari imana Though he was God, yagombaga gukora mu buryo bw'umuntu he was supposed to work as human. abo yakizaga yabageragaho He would heal them because he was there. nta muntu ku bwe yigeze akiraho mu rwanda He didn't heal people from Rwanda, nyamara yari arimo impano ikize yet he had the gift of ntawe healing. muri tanzaniya wabonye ubwo buntu bwo gukira He didn't heal anybody from Tanzania, ariko abisirayeli bamugiyeho yarabakijije but the Israelites who were near were healed kuko wo yari ahari because he was present physically. yarabakijije
yabakijije yari mu mwuka ukize, He healed them because he was there physically. ariko uwo mwuka wari uri ahantu uzingiye mu muntu umwe. The spirit was limited in one man. Ntiwabashaga kuzura isi yose, He could not fill the whole world. ntiwabashaga kutugeraho ngo tube duteranye gutya, He couldn't come to us so that we gather kuko like umuntu this. afite ibyo ashoboye n'ibyo adashoboye. Because a man has things he's capable of doing. Umuntu ntabera hose icyarimwe, A man is not omnipresent kuko yari yambaye umubiri because w'umuntu, he was wearing flesh. yakoreye muri Isirayeli, So he served in Israel. ariko ibyo akora bikagaragaza ko ari umuntu udasanzwe. But the things he did could show that he was somebody Niyo mpamvu extraordinary. yababwiraga ko ari umwana w'Imana, That's why he kept telling them he's the son of God, akurikije imirimo n'ibyo se yamutumye. based on the work that his dad had sent him to Ariko do. none harababwira ati ubwami bw'Imana But he buraje. said the kingdom of God is coming. Ubwami bw'Imana buraje. Hari abagiraga ngo wenda ni iyo tuvuga, hari n'abantu n'ubu bajya babibaza Some people still ask this ngo question. ariko ngo aho bavuge ngo ubwami bw'Imana buraje ngo buri hehe, They say the kingdom of God is coming. Where is it? kandi bwaraje. Yet it has come. Bwaraje kuko yohereje Umwuka Wera w'Imana It has come because he sent the Holy Spirit kugira ngo Imana iturane n'abantu, so that God lives with people. kugira ngo umwizera wese adacirwaho iteka, So that- ahubwo ahabwe ubugingo So that whoever buhoraho. believes does not perish but have eternal life. Asa mu buryo bw'umwuka, He came in a spirit way, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira as the word of God says muri Yohana ibice 14, in John 14, ngo umuntu nankunda that if a man loves me, azitondera ijambo he ryanjye, shall listen to my ngo words, na data azamukunda. and my dad shall Ngo love rero him. tuzaza aho ari hanyuma tugumane nawe. So we shall come where he is and dwell with him. Kugumana nawe ni mu buryo bw'umwuka. Staying with him is in the spiritual way. Abamwemeye bose Whoever believes in yabahaye him ubutware, abaha ubushobozi were given the power bwo kwitwa abana to b'Imana. be called the children of God. Abo ntibavutse ku bw'Adamu, Those were not born by Adam. bavutse ubwa kabiri kubwo kwizera Kristo. They were born again by faith. Umwuka w'Imana uhita ubatransfera muri And the twe Spirit of God was transferred to them kuko yari yatanzwe. because he was given. Tugiye hariya mu byakozwe n'intumwa, If we read in the book of Acts, Yesu yarababwiye ngo nimugumaho, Jesus said, stay in one place. mugume i Yerusalemu mu murwa, Stay in Jerusalem. ngo ndagiye. I'm leaving. Hari ibintu atashoboraga gukora atarapfa, There are things he couldn't do without hari dying ibintu first. atashobora gukora ataragenda. There are things he couldn't do without leaving. Arambwira ati ni byiza ko ngenda He said, it is needed for me to go kugira ngo nzagaruke mu bundi buryo. so that I should come back in different Nimba i ways. Yerusalemu nzabe ndi ni Samariya, If I stay in Jerusalem, mbashe kugera ku mpera z'isi, uzanyizera wese I shall reach the end of the world nzabashe kumukiza. so that whoever believes me will be healed. Arambwira ngo mugumeyo rero He sasa, said, stay in Jerusalem. ngiye kuzana ubwami muri mwe. I'm going to bring the kingdom among you. Abategeka kutava i He Yerusalemu, ordered them to stay in ngo Jerusalem. mugumeho hanyuma mboherereze. Stay in Jerusalem, I shall send. Ningera iwacu ndohereza. If I get home, I shall send. Bamara iminsi 10 mu masengesho, They spent 10 days praying ngo bose bahuje umutima, with one accord, bategereje isezerano waiting ry'Imana, for the prophecy to come. ngo bagisenga bagitegereje, As they were praying and ngo waiting, bagiye kumva bumva umuriri and then they felt an earthquake. umeze nk'umuyaga mwinshi uhuha, Mighty wind. ngo babone icyumba bari barimo kirahindutse, The room was transformed. bagiye kumva babona ibirimi by'umuriro, And then they saw umwe the wese fire. kikagenda kimugeraho, And it would come upon everybody. batangira guhinduka mu buryo bw'umwuka, They were transformed in the spiritual way. batangira kuvuga indimi batigeze They bavuga, started speaking new tongues. bavuga izindi ndimi zo mu They ijuru, spoke the tongues of heaven ndetse bavuga n'izindi ndimi z'abantu batigeze and kwiga. tongues they've never learned before. Abantu bose bari muri icyo cyumba Everybody that was in the room buzura Umwuka Wera, were filled with the kubaho Holy Spirit. kw'Imana kuzura icyumba, And the Spirit of God filled abantu the room. barahindurwa, And the people were transformed. batangira kumva imbaraga They z'Imana, started feeling the power of God. batangira kumva bihindutse, They felt the change. batangira kumva bahinduwe, They felt the kuko transformation. Umwuka w'Imana wari ubagezeho, Because the Spirit of God kuko had isezerano descended. ry'Imana ryari rigeze, Because the Spirit of God, kuko the promise of isezerano God, ry'Imana ryari rigeze, the promise of God had kuko come to ubwami pass. bw'ijuru bwari bumanutse, The
They started speaking new tongues. batangira kwambara izindi mbaraga They were strength from heaven. batangira kubona ibindi bintu They became powerful. haleluya Hallelujah. Are we together? hari abantu turi kumwe Are we together? hari abantu bari muri icyo cyumba hari abantu bari kucyumva hari abantu bagikurura Are the people bahaguruka batere haleluya raise a hallelujah? haleluya Hallelujah. haleluya Hallelujah. hari indirimbo There is a song. ikorasi bishop yigeze kuririmba There is a chorus that Bishop sang today. ngo Mwuka Wera aramanuka The Spirit came down ngo batangira kubona imana and they started witnessing God. Umwuka Wera aramanuka The Spirit of God descended. batangira kuvuga indimi They started speaking tongues. umwuka iyo amanutse Whenever the Spirit comes, dutangira kumenya imana we start knowing God. umwuka iyo amanutse Whenever the Spirit comes, dutangira kubona we start seeing. umwuka yaraje kugira ngo noneho yime The Spirit came so that He reigns, tubashe gukonekita n'ijuru twari twaravuyemo so that we be connected to the tujye heaven we've twumva left. amakuru yo mu murwa Amen. tujye dukora iby'umurwa So that we do what the kingdom wants us tuvuge to ururimi do. rw'iwacu We speak our tongues. tujya tubabwira belange na vayide kiyasiya Sometimes we depa say, hekerva ushobora kuba warakijijwe you might be saved, yes, ariko utarabatizwa mu mwuka but wera not baptized by the Spirit. nk'uko abanyarwanda bari bari hano bose As Rwandans who are here atari ko bavuze mu gifaransa did not speak in French. abagize umwete wo kukiga Those who had the courage to learn, barakimenye kandi cyabagiriye umumaro they knew and became useful to them. hari ababonye akazi ku bw'icyo gifaransa There were people who were employed because of the French. hari abageze mu gihugu cy'ubufaransa ku bw'urwo rurimi Some went to France because of learning the language. kuko bagombaga kurwiga kuko nyine ni koloni yabo Because we were colonized by them, they had to speak the ariko hari abandi language. batarwize But there are others who didn't learn. no muri ibi rero niko bimeze It's the same with this thing of the heaven. hari abantu bakizwa There are people who are saved bakumva bihagije and they feel it's enough. ntibashaka kuzura umwuka wera ngo bagere imbere They don't want to be baptized in the ariko Holy Spirit. ndababwira ngo But I'm telling you, ibyiza ni uko mwakwigira imbere it's better you move forward mukamenya n'ururimi rw'iwanyu so that you know the language of the heaven. kuko iki gihugu atari icyo kiwanyu Because this country is not yours. biragatsindwa kuba utazi ururimi iwanyu bavuga Imagine not knowing your mother tongue. hari ibyo wahomba There are things you will lack. ndagira ngo mugire umwete wo kumenya ururimi iwanyu bavuga Have the courage to learn the language bwira of the mugenzi Spirit. wawe haleluya Tell your neighbor, hallelujah, haleluya hallelujah. gira umwete umenye ururimi iwanyu bavuga Have the courage to learn the language of the Hallelujah. Spirit. Hallelujah. haleluya Amen. bakara nababwiye I hari told abantu you bumva females. mukabisuzugura mutazi ibyo ari byo Some things, they even despise it. ndababwira ni nk'ubuhizi muzayirwa hano mukongomani Imagine a Congolese came here akivugira ikindane cyangwa ikintoze and then speak their mother tongue. iringara cyane cyane nicyo bigira Most of them speak Lingala. birashoboka ko aje akakubwira ati ringara sango nini sango malamu we utabizi wakumvise ko nkazi sango nini uyu bilingala hanyuma ushobora gusanga we utabizi cyare uyu binini uyu bilingala haleluya ako kantu mukabaza musanga atari ko murasanga njye narizi nizi ikintu bita hinuzi iringara nzimo tuntu dukeya bene utwo tuntu nyine turya intuzi haleluya Amen. ariko utacyumva However, if you don't understand the nuwazana language, ikindi kirimi wenda cy'abandi baturanyi tutavuze even if they brought another language, bashobora kuza hano bakavuga they can come and talk, bavuga we ntiwumve and then you wouldn't understand. ariko ntibivuga ko rwa rurimi rutafite agaciro But it doesn't mean that language does not have value. wewe utarwumva ntirufite agaciro You who don't understand, maybe you don't ariko value it. haleluya However, ariko kuba rwumva rufite agaciro to those who understand the language, ariko it has igihugu value. cy'iwabo rufite agaciro In their country has value. niyo mpamvu mubona tuvuga indimi nshya That's when you see us speaking new ukagira ngo tongues. ntacyo turi kuvuga You think we are not talking. burya tuba turi gukonekita n'igihugu cy'iwacu We are connecting with heaven. burya tuba
We can see revelations. tubasha kuvuga ibyo abantu batumva We can speak what people don't kuko understand. umwuka arondorwa n'umwuka Because the Spirit kandi speaks to the Spirit. asobanurwa n'uwundi And mwuka the Spirit is hari explained by the ibintu rero Spirit. bo batamenya There are things people ariko can't know. nyamara bifite umumaro. However, it has utility. Hallelujah. Hallelujah. Umwuka araza The Spirit came. barangije batangira kuvuga indimi nshya They started speaking new tongues. barangije barasohoka. They went out. Ndagira ngo nkubwire ngo I want to tell you, umunsi wuzuye umwuka wera, the day you're baptized in the umunsi Spirit, wabatijwe mu mwuka wera, the day you're baptized by ntabwo the Holy Spirit, uzashobora kwiyumanganya ngo bikunde. you will not contain Hari yourself. ibintu dushobozwa n'umwuka wera, There are things we only do hari through ibintu the Spirit. utakwishoboza, There are things you can't do on your own. hari ingeso utashobora kureka, There are things you can't leave in the ariko past. umwuka wera But whenever the Spirit comes, we azabigushoboza. He will enable you. Nababwiye ngo Adamu, twebwe turi bene Adamu, I've told you our ancestor is Adam. turi bene Adamu. We are descendants of Adam. Umugaragu w'Imana Dawidi The servant of God, David, yaravuze ati ngewe mu byaha erega, he said among the sins, ati mu byaha niho navukiye, I was born through sin. nasamiwe mu byaha, I was birthed through sin. mu bicumuro byavugaga iki? What did that mean? Nawe wabivuga. You can also say that. Kubera iki? Why? Utaravuka ubwa kabiri, Before being born again, before being twari baptized, tugifite icyaha cy'inkomoko. we had the origin of sin. Ariko kuki batubwira kuvuka ubwa kabiri? But why do they talk about being born again? Ijambo ry'Imana rikatubwira ngo utabyawe ubwa kabiri ntazinjira mu bwami bw'Imana. That whoever is not born the second time will not enter the kingdom of God. Nuko icyabyawe n'umubiri kirabora, It's because whatever was birthed by icyabyawe the body, n'umubiri gikora ibyaha, rotten in sins, ariko icyabyawe n'umwuka gifite ubugingo. but whatever is born by spirit Gukomera Imana yacu amashyi. is everlasting. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo abamwizeye twebwe twabyawe n'Imana. That's why the word of God says whoever believes in him Kubwo was born by kwizera God. Kristo, Because of faith. kubwo kwizera Kristo twabyawe For n'Imana, believing Christ, we were born by kugira God. ngo tukurweho wa muvumo wo kurimbuka. The curse was removed. Adamu wa kabiri rero yagombaga kuza The second Adam ought to come. kugira ngo nitumwizera Adamu wa mbere, mbese bya bintu bya mbere byaturegaga, ya mihango yose yaturegaga y'ibyaha, So that the origin of sin iveho. will be moved. Ntitukibarizwa mu masekuruza yacumuye ku Mana, We no longer called sinners. ahubwo twahindutse ibyaremwe bishya We've been transformed into new kubwo creations kwizera Kristo. through faith in Ubu Christ. turi abana, turi abaragwa mu bwami We are the bw'Imana, children of the kingdom of turi heaven. abana bazabona Imana, We shall see God. turi ubwoko butuye mu isi ariko iwabo ari mu ijuru. We live on the earth, but our home is in heaven. Ufite umwuka wera, If you have the Holy Spirit, ntibizakugora gukorera it Imana, won't prevent you from serving kuko God. umwuka yaraje kugira ngo atuyobore muri byose. Because the Spirit came to Ijambo enable us. ry'Imana riratubwira ngo bayoborwa n'umwuka bose nibo bana b'Imana. The Spirit of God says, whoever is led by the Niwe Spirit is a child atubwira of icyo God. gukora, He's the one who tells us what to niwe do. atubwira uko twambara, He's the one who tells us how to dress. niwe atubwira ururimi tuvuga, He's the one who governs the language we niwe speak. atubuza za ngeso za kamere, He's the one who cures niwe us from atwibira carnality. n'amakuru y'iwacu mu He murwa. even tells us about the future. And Ubu our ntayo home. mwicaranye, I know you're sitting with nta some makuru news. mufite mutahawe na baso, You have news you weren't taught mutahawe by your fathers. n'ababyeyi banyu, ariko mwahawe n'umwuka wera. He came by the Holy Spirit. Ntayasohoye, They came nta to pass, makuru right? umwuka yabahaye agasohora. The Spirit gave you news and it came Ibivuzwe to n'umuntu pass. bibasha guhera, Whatever comes ariko from the mouth ibyavuzwe of man. n'Imana bizasohora byose, Amen. kuko Imana ari Imana. Because God is God. Nubwo byatinda bizasohora. Though He can delay, it will come to pass. Umwuka rero yagombaga kwenda ibyo mu Mana. The Spirit needed to come. Twasomye ijambo riratubwira ngo uwo navuga, uwo ntabwo azavuga ibye, The word says He doesn't speak about Himself. azenda ku byanjye abibahereze. He will
have some azenda ku portion. by'Imana Will have abibabwire a portion from God and give it to ntabwo us. azavuga ku He bwe won't speak on his behalf. azavuga ku bw'uwamutumye He will speak by the half of the kandi one who sent Imana him. ntibeshya And God does not ibyo lie. itubwira no kubikora izabikora Whatever he says will come to nimba pass. yarakubwiye kuzagutabara izagutabara If he says he will come through, nimba he will yarakubwiye come through. kuzagukiza izagukiza He shall heal you. nimba yarakubwiye kuzagukomeza uzakomera He shall strengthen you. amasezerano yo mu Mana yose azasohora The promise of God will kandi ayo pass. yahishuwe n'Umwuka Wera Because it was kuko revealed by the amaso Spirit. atabasha kubona ibitaboneka Since the eyes cannot see the amaso unseen. n'ay'ibiboneka The eyes only see the ariko physical umwuka things. nawo bitaboneka But the Spirit hanyuma cannot nibirangiza be seen. azatujyana no mu ijuru And he shall take us to heaven. dukomere Imana yacu amashyi Let us clap for God. haleluya Hallelujah. muzi ikintu ngiye kurangiza As we are concluding, dufite isezerano ko Yesu azagaruka we have a promise that Christ will be back. iryo sezerano murarizi Do you all know about that? Yesu azagaruka kutujyana Jesus will come to take us to heaven. Yesu nagaruka kutujyana When Jesus comes, muri iyi si nta kizaba gihari on the earth there will be nothing. ubu impamvu ushobora bya bindi The reason why you're able to do everything, ufite umuyobozi ugufasha you have the leader that helps. dufite gavana wacu We have the governor that helps. haleluya Hallelujah. ntabwo gavana abana n'umwami The governor does not remain with the king. ni ukuvuga ngo umwami ariyo mu ijuru It means the king is in heaven ariko gavana we ari hano muri iyi si and the governor is on earth. afata ku byo mu gihugu cyamutumye He takes from the hanyuma we country akabitubwira and then pours on us. akatubwira amategeko n'amateka ngo byubahirizwe He tells us rules and regulations kugira to ngo follow. kuko twebwe tutayoborwa n'amategeko y'iyi si Because we are not governed by the rules of ahubwo the earth, tuyoborwa n'amategeko y'igihugu but we are cy'iwacu governed by the laws of our country. which is Hallelujah. heaven. Hallelujah. ushobora kuba uri hano wenda Maybe iwanyu you're here. bitandiye And ni then urugero ntanze it's an example. ushobora kuba uri mu banyarwanda gutya ariko igihugu cy'iwanyu wenda bitandiye cyangwa mutavuga ba bantu wenda ndabatsinze cyangwa se bakora ukundi kuntu kuko imico y'ibihugu igiye itandukanye ariko ugomba kubahiriza igihugu cyakubyaye haleluya Hallelujah. bitandukanye koroni itandukanye nuko nka kwa kundi kwa ambasaderi Colony is different from the ambassador. ambasaderi ashobora kuza muri iki gihugu The ambassador can come in this country, ariko ntabwo yadukoroniza but he cannot colonize ntabwo us. yatubwira ngo tuvuge ururimi He rw'iwabo can tell never us to speak their language. Never. afite aho agarukira He has his own limits. biravuga ngo hari igihugu kiri mu kindi He say yes, it's a country in another ariko country, independence y'ikindi iracyakonta but the independence counts. ntabwo aricyo kimwe na koroni It's different from the ariko colonization. koroni yo Because the colony, tuba dutwarwa n'amategeko y'ikindi we are gihugu led by rules of another rero country. turi gutwarwa n'amategeko y'ikindi gihugu So now we are led by the rules of another ni country. igihugu cyo mu ijuru That's the country of heaven. yaraje kugira ngo adushoboze He came to enable all of kuko hari us. ibyo tutashobora Because there are things we can do on our niyo mpamvu own. yatubwiye ati ndi kumwe namwe iminsi yose That's why he said, I'm with you every day. hanyuma aduha ibintu bizagenda bidufasha And then he gave us the kugira ngo helper ubwami bwe bugaragare muri so iyi that si his kingdom prevails on earth. impamvu yesu babonye ko adasanzwe The reason why they saw that Jesus was ni different, imirimo yagendaga akora mu bisirayeli the deeds he did among Israelites, impamvu natwe atwubahisha the reason why we also follow his name atwubahisha imirimo akorera muri twe is because of the work he does in us. niyo mpamvu ijambo ry'imana ritubwira ngo ntukwibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira That's why the word of God says he's N'ibyo able to do tuvuga. above and nk'uko exceedingly of what imbaraga we zayo think, ziri as his power is, kandi zidukoreramo and ni manifests ukuvuga ngo into muri us. twebwe kristo yamaze kugeramo It means within us mu Christ buryo lives. bw'umwuka hari imbaraga In a spiritual way there is power. kandi ibyo dukoreshwa And whatever we are able to do bigaragaza imbaraga z'igihugu cyadutumye shows the power of the country that sent us. bigaragaza ubushobozi bw'igihugu cy'iwacu It shows the power of our native country. niyo mpamvu hari ibyo yatanze That's why there are things he gave.
igaha bamwe kuvuga ijambo ry'ubwenge, He gave some to speak the word of igaha wisdom. bamwe kuba bungeri, Others become shepherds. ariko mvuga ibitangaza, igaha bamwe impano z'ibitangaza, Some have the gift of miracles. igaha abandi impano zo gukiza And indwara, others have the power of healing. nk'uko yatubwiye ngo ibyo yakoze twebwe tuzakora ibirenze, Because he said whatever he did, ngo we shall kuko ajya kwa exceed. se Because he's going to his Father. yakoze umwanya muto, He served the short time. ariko umwuka wamukoreragamo niwo uyohereje, But the spirit that worked within him is the kugira one ngo he sent. dukoreremo twebwe mu gihe So that cyacu, he manifests himself into us. tugaragaze ubwami bw'Imana mu bantu, Show the kingdom of God among the people. tugaragaze ko ubwami bw'Imana butandukanye Show n'ubw'isi, that the kingdom of heaven is different from earth. tugaragaze ko ibyo isi itashobora ubwami bw'Imana bubishobora. Whatever the earth can't do, heavens can. Niyo mpamvu abantu bagenda biyica bameze nabi babuze amahoro, That's why people don't have peace. kuko batigeze bamenya ko ubwami bwagarutse, They've never known that the kingdom kuko has come. batigeze bamenya ko ubwami butuye muri They twe, haven't encountered the kingdom. ntibafite icyabahesha amahoro. They don't have peace. Ariko Yesu yaraje But Jesus came ngo zibone ubugingo ndetse bwinshi. so that we have abundant life. Tumukomere amashyi. Let us clap for God. Ndanarangije. This is the end. Ubwami bw'Imana bwaraje. The kingdom of God has come. Nababwiye ngo Yesu naza, I've told you, when Jesus comes, akaza hahandi tuzamusanganira, come where we shall go to meet him, agahamagara itorero, calls the church. tuzajyana n'umushumba wacu ari wo Mwuka Wera, We shall go with our shepherd who's the Holy Spirit. tuzajyana na gavana twasigiwe muri iyi si kugira ngo aturebe. We shall go with our governor. Nta kizaba gisigaye hano, tuzajyana kuko ari we azaduha kuzamuka, Nothing will remain here. We shall go with him because he's the one who will kuko enable ubu us. turi kumwe Because right now we're together kugira ngo tubashe kuzava muri iyi si tunesheje. so that we can defeat the Hanyuma world. naduhamagara tuzajyana nawe. Whenever he calls us, we shall go with him. Haleluya. Hallelujah. Uwo mwuka naza When the Spirit comes, afite ibyo abamenyesha. he has things that Yaraje. he came. Ubwami bw'Imana The bwaraje, kingdom of God came. ibisigaye Yesu azagaruka. And the remaining thing is that Jesus will come. Ubwami bw'Imana buri muri twe. The kingdom of God dwells in us. Niyo mpamvu uvuga ibyo weho utashobora no kumva, That's why I'm speaking about the niyo things you can't mpamvu understand. ubona ibyo amaso yawe atabona That's why sometimes you have ukabibonesha revelations. umwuka. You see it through Niyo the mpamvu Spirit. mpagaze hano kubw'uwo mwuka. I'm standing here because of the Yaravuze ngo Spirit. nta mugabo nta mugore nta muyuda nta mugiriki ngo bose babaye He abagabo bo said, ku no Mana. man, no women. Everyone is a man to witness. Wa him. mugore w'umusamariyakazi yabaye uwa mbere mu kujya kuvuga ubutumwa, The Samaritan woman was amaze the first guhura to na spread the Mesiya. gospel when she met the ariko Messiah. amategeko yabahezaga inyuma. But the rules will make them Ariko stay Yesu behind. yaraje ngo ahishure ibyari bihishwe, Jesus came to reveal what was hidden, atanga umucyo w'ubuzima abantu bose babeho. the light of life, so that we live. Mbese uramukeneye muri iri Do you teraniro? want him in this service? Waba uri hano utarakiriye Yesu nk'umwami Are you ngo here? wakire ubwo bwami nawe, But you haven't received Christ as the Savior of your life. tugendana ubwami muri twe, We work with the kingdom. turi abana b'ubwami, We are the children of that kingdom. tujya ku kazi tukagendana ubwami, Going to work, we are in the kingdom. tujya ku isoko tukagendana To ubwami. the market, we're with the kingdom. Ashaka ko aho turi hose twerekana ubwami He tuvamo, wants that wherever we are, we show that we are aho from the dutuye kingdom. twerekana ubwami. We show the kingdom. Ese weho uri muri ubwo bwami Do bw'Imana? you live in the kingdom of God? Waba utarakira Yesu ngo utere ushyire ukuboko hejuru nawe ubwakire, If you haven't received Christ, please raise your hand uhinduke umwe muri twe, so that you become one of us. shyira ukuboko hejuru, Raise your hand. wakire Kristo Receive Christ, umwami w'abami, the King of Kings. kuko umwuka akora yoherejwe na Kristo, Because the Spirit works Kuko because Kristo it's ari we sent by mwami. Christ. niwe amuha instruction. Haleluya, Amen. amen. Waba uri hano nawe, twebwe twakiriye ubwami bugendera muri twe. Waba nawe utarakizwa ngo ushyire kuboko hejuru ube muri twe, ube umwe muri uyu mukumbi. Uyu mukumbi ni uwa Kristo yiboneye mu buryo bw'umwuka. Shyira ukuboko hejuru. Mwese murakijijwe. Haleluya. Nimba mukijijwe,
ndagira ngo n'ubundi dusengera abantu bafite inyota. Hari wabonetse? Ngwino mubone ubuzima. Ubwami bw'isi ntibabukiriyemo, ariko ubwami bw'ijuru butubeshejeho. Ubwami bw'isi babuririramo. Niyo mpamvu bihimbira ibintu. Nta wundi muntu yaza ngo yakire Yesu nk'umwami n'umukiza. Nawe ngwino, nawe ngwino. Iri sezerano ni irya twese. Ahagaze ku rugi arakomanga, ariko numwumva ugakingura arinjira. Ndakwinginze ngo nawe ntiwinangire umutima wawe. Uyu munsi ni wewe ubwirwa ku munsi wa Pentecote, kugira ngo ubwami nawe bwime mu mutima wawe. Ndagira ngo uze, ndagira ngo uze nimba uhari nawe. Reka dusengera aba, hanyuma duhite dusengera ibindi. Muvuge muti Mwami Imana yacu, tuje imbere yawe, tubabarira ibyaha twakoze, hanyuma dukure mu gitabo cy'urupfu, utwandike mu gitabo cy'ubugingo. Aka kanya Kristo turakwakiriye, tubaye abawe, utuyobora udushoboze, udufata ukuboko dukomeze, uturinde gusubira inyuma, ubwami bwawe buze. Haleluya. Mana yacu turagushimye kandi turaguhimbaje. Gira neza ubu bwoko mu izina ryawe rikomeye, barinde gusubira inyuma, ubiyere kubigishe mu izina ryawe rikomeye, kugira ngo bakomerere mu by'ubu bwami. Ngaho bagirire neza, ubiyereke kandi ubiteho mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. Ngaho mugende muvugane n'uwo mudiyakoni. Yesu yaravuze ngo nidusenga tujye tuvuga ngo Data wa twese wo mu ijuru, ngo izina ryawe niryubahwe. Muri byose ikintu kigomba gukorwa ni ukubaha Imana, izina ryawe niryubahwe. Ariko kandi nanone ngo ubwami bwawe nibuze. Ubwami iyo buje, iby'ubwami biraboneka. Ngo ibyo ushaka bikorwa mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru. Urumva icyo kintu? Niyo mpamvu hagombaga kuboneka ubwami mu isi bukajya bukora ibikorwa mu ijuru. Mu ijuru hari agakiza, mu ijuru hari ibihari, mu ijuru hari imigisha, mu ijuru hari ibihumuriza, mu ijuru hari byinshi. Imigisha yo mu gakiza k'Imana twayiherewe muri Kristo Yesu. All the blessings were received from Christ. Mu byo yaduhaye kugira ngo dutandukanywe n'amahanga, among the things he gave us so that we're distinguished from the world, harimo za mpano z'uyu mwuka yaduhaye. There are the gifts of the Spirit. Ndivugira ku mpano y'ibitangaza no ku mpano yo gukiza indwara. I'm talking about the spirit of healing and miracles. Tugomba kugira ibyo tu benefitinga bituruka iwacu mu ijuru. Because we ought to have benefits from our motherhood. Abandi bataronka. Others don't have. Hari indwara yabica ariko twebwe itatwica. There is a disease that can kill them that can't kill us. Dufite umukiza utuvugira ku Mana. Because we have a healer that came from God. Dufite umwami ukiza indwara. We have a king that heals. Kandi yashize imbaraga muri twe kugira ngo tubashe gukira. And he enabled us to be healed. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ibigendanye no kuzura Mwuka Wera, being full of the Holy Spirit, baptized in the Holy Spirit. I know whoever hasn't been baptized wants it. We shall have prayers of praying about being baptized in the Holy Spirit, so that we don't stay in the usual ones, so that we move forth. We know how they live in the realm of the Spirit and what's living it,
ahari yabugushyiramo bukagirira bene se umumaro. so that we can benefit from that gift. Tuzorganiza amasengesho. We shall have prayers. Sinababwira ngo muhaguruke tubasengere kuko akanya ni gatoya ntimwahita mubuzura. I can't tell you to stand so that we Ariko pray. We ujyane don't have icyo enough cyifuzo time. cyo kuzuzura Umwuka Wera. But go home with that wish. Ariko ndashaka abarwayi. But I want the sick. Waje muri rino teraniro wumvise iby'Umwuka Wera. You came here, you've heard about the Holy Spirit. Za ntumwa aho zajyaga abantu bazikurikiraga kubera ibitangaza. The disciples were followed because of the miracles. Kandi babikoze bamaze kuzura Umwuka Wera. And they were able to perform miracles after being filled with the Bakagenda Holy bakiza Spirit. abarwayi. They would heal the sick Kuko Umwuka Wera wari uri muri bo. because the Spirit of God dwells in Natwe them. uwo mwuka watugezeho. That Spirit is on us now. Twarawuzuye dukorana n'Imana. We've been filled and we work with Aka God. kanya ubasha gukira kuko tubifitemo. Ndibaza ko uri umuhamya nawe wabivuga. You can be healed, your own witnesses. Ufite kwizera yahaguruka hanyuma tukamusengera. If you have faith, stand on your feet. Umuntu urwaye nahagurukana indwara ye kuri uyu munsi twibuke imirimo y'Umwuka Wera. If you are sick, please arise with your sickness. Birashoboka ko uyu munsi watahana igitangaza gituruka ku Mwuka Wera w'Imana. It's possible you'll go home with a miracle that comes from the Holy Spirit today. Ntabwo igitangaza ari ukuvuga indimi nshya gusa. The miracle is not speaking new tongues alone. Ni ikimenyetso cyo kuzura cyangwa kubatizwa mu Mwuka Wera. That's a sign of being baptized. Ariko imirimo y'Umwuka Wera harimo no gukiza indwara. However, among the works of the Spirit Iyo includes mirimo ikorekera mu healing. itorero ry'Imana. And it happens in the church of God. Ndagira ngo urwaye ahaguruke. If you are sick, please stand. Yizere Imana. Believe in God. Have faith. Yizere imbaraga z'Imana. Have faith in the power of God. Yizere iyaduhaye isezerano ikarisohoza. Have faith in the one that fulfills his promises. Yizere kubaho kw'Imana mu itorero ryayo. Trust the living God. Yizere ijambo ryayo. Trust the world Ritabeshya kandi ridakuka. because he doesn't lie. Arabona igitangaza cy'Imana. You shall see a miracle. Muri aka kanya ndumva ashaka guhamagara umushumba mukuru. I would like to call the bishop. Aze adusengera Imana. Come and pray on our behalf. Ategeke ndabizi ko uwo mwuka uba muri we. He will order because I know the Spirit dwells in Hamuba mu him. mwuka w'ibitangaza. There is a spirit of Hamuba miracles, mu mwuka wo gukiza indwara. a spirit of healing. Niwizera urabona igitangaza cyane. If you believe, you'll see your miracle. Usige uburwayi bwawe muri uyu munsi. Leave your sickness today. Ukire kuko Pentecote yazanywe ibindi bishyashya. Be healed because the Pentecostal brought Yazanye new things. Umwuka Wera. It brought the Holy Spirit. Yazanye imbaraga z'umwuka. It brought the power of the Spirit. Yazanye ubumana mu isi. It brought God on earth. Reka umushumba abasengere. The bishop is going to pray. Hanyuma ahita anasengera gutandukana kwacu. And he shall conclude the Imana ibahe service. umugisha. God bless you. Mighty hand of applause to the Almighty God. ayo mashyi tuyongere cyane I know you can do more if you're clapping for God. n'ay'Imana tuyakomere rwose We are clapping for God. batubwire ngo mabasha kumwe mu umugisha cyane Let's pray a blessing.